uretse kuba ari icyamamare kandi anakundwa n'abakobwa benshi. Ni umuntu urugendo rwe rwa sinema rwagoye mu buryo bugaragara. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru idasanzwe y'umusore w'intwari wo mu Buhinde, Tiger Shroff. Ku myaka ye mike amaze kuba icyamamare mu gukina filimi ndetse n'imyitozo idasanzwe y'umubiri we. Ariko se wabuze ibyago bikomeye yahuye nabyo mu rugendo rwe rwa sinema? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyago Tiger Shroff yahuriye nabyo muri sinema. Icyago cya mbere yahuye nacyo: kugira ikibazo cy'amaguru atandukanye, flat feet. Mu buto bwe Tiger Shroff yahuye n'ikibazo cy'amaguru atari ay'abakinnyi, flat feet. Ibintu bituma biba bigoye kwiruka cyangwa gusimbuka cyane. Abaganga bamubwiye ko atazigera aba umukinnyi wa siporo cyangwa w'imikino y'intambara, ariko si byamuciye intege. Oya, yabigize imbaraga zo gukora cyane ngo abihinyuze. Birangira abikoresheje bituma aba icyamamare mu gukina amafilimi y'imirwano. Ikindi cyago cya kabiri: kuvunika bikabije mu myitozo. Tiger Shroff akora imyitozo ikabije ku ngufu, gymnastique, karate. Rimwe yigeze gukubitika cyane ku mugongo mu myitozo. Ibi byashoboraga guhagarika ubuzima bwe bwo gukina, ariko yahisemo kugaruka akomeye kurushaho. Ikindi cyago cya gatatu: gukomwa mu nkokora na benshi mbere ya filimi ye ya mbere. Mbere y'uko filimi ye ya mbere Iropan isohoka, abenshi baramusekaga bavuga ko ari modo aho kuba umukinnyi wa filimi. Bamubwiye ko nta mpano afite, ariko iyo filimi yahise ikundwa cyane. Iyi yatumye agaragara ku rwego mpuzamahanga. Ikindi kibazo yahuye nacyo nyuma yo gukina filimi: kubura umukunzi nyuma yo kwamamara. Nyuma yo kwamamara, ibinyamakuru byagiye bivuga ku rukundo rwe na Disha Patani, ariko byarangiye batandukanye. Bikaba byaramubabaje cyane kuko bari inshuti za hafi. Ibi byahuranye n'ibindi byago byinshi mu buzima bwe. Muri segonderi yakina ikinamico, ariko abarezi n'abanyeshuri baramusekaga bavuga ko afite ijwi ridasobanutse. Icyo gihe yari afite inzozi zo kuzakina filimi zigaragara kuri TV, ariko aho byakomotse hose ntibyamuciye intege. Ikindi cyago cya gatandatu: kugira ikibazo cy'amagambo n'itumanaho. Tiger Shroff yakunze kuvuga ko afite ikibazo cyo kugira isoni nyinshi n'amagambo make, ku buryo kujya imbere ya kamera byari imbogamizi. Yize kuvuga neza mu ruhame ku myaka 20. Ibyo byose byamubera inzitizi mu mwuga we wo gukina. Ikindi kibazo yahuye nacyo: yahuye n'ibihombo bikomeye muri filimi. Nyuma y'ibyiza bya mbere, filime nka Flying Jet ndetse na filimi yitwa Mona Mitchell zaratsinzwe bikomeye ku isoko. Izi ni filimi zamuhombeje nyuma y'uko bari biteze ko bazazikuramo amafaranga menshi. Icyago cya munani gikomeye: gukomereka kuri seti ya filimi. Muri filimi Bagi 2, Tiger yakomeretse ivi bikomeye ubwo yakoreshaga moto mu ishusho ikomeye, nubwo yagerageje guhisha ibyabaye. Ibikomere byamubereye inzitizi mu gihe kirekire. Ikindi kibazo yahuye nacyo: kwitinya no kwishyiraho igitutu gikabije. Abantu bamuzi nk'umuntu ushoboye byose, ariko Tiger Shroff ubwe yavuze ko agira ubwoba bukomeye bwo gutsindwa, bigatuma yikoresha nabi cyane. Rimwe na rimwe yigeze kwigunga amezi 3, nta mvugo, nta cyizere, kuko yumvaga yatsinzwe.
icyago cya nyuma yahuye nacyo, kugorwa no kuvamo igicucu cya se Jackie Shroff. Se ni icyamamare cy'ibihe byose. Tiger yaguye no guhangana n'igitutu cyo kuba umuhungu wa Jackie Shroff. Benshi bavugaga ko ibyo agezeho bishingiye kuri se. Ibintu byamubabazaga cyane kuko aba yakoze cyane, ariko yagerageje kwiyubakira izina rye wenyine ubwe. Ibi ni bimwe mu byago 10 bikomeye Tiger Shroff yanyuzemo, ariko nk'uko mubibonye buri kimwe cyatumye abona imbaraga zo gutera imbere. Ese wowe n'iki wigiye ku rugendo rwe? Siga igitekerezo cyawe muri comment. Wakoze kunkurikira. Jya mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.